Umusamariyakazi yahinze umushyitsi, ubwo yahuraga n'umuyuda, umuyuda muganiriza neza, byari ibintu bidasanzwe umuyuda kuvugana n'umusamariya neza. Bahoraga bahanganye, bakarangwa n'amakimbirane y'urudaca. Uyu wari umwanya udasanzwe mu mibereho y'urya mugore, maze biba karusha ubwo yamenyaga yuko adahuye n'umuyuda usanzwe, ahubwo ahuye na Mesiya. Bimwanga mu nda, kwifata biramugora, aza ku mudugudu asakuza ati bagenzi, muye na Mesiya, nimundeke ndirimbe, nahuye na Mesiya. Kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe, uwahuye nawe ahinduka mushya. Hahandi mwari munsi narahindutse ubundi mushya. Nimundeke ndirimbe, nahuye na Mesiya. Kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe, uwahuye nawe ahinduka mushya. Hahandi mwari munsi narahindutse ubundi mushya. Ishuri ridasanzwe, aho umwigisha mwiza Yesu aduhera isomo ridasanzwe mu mibanire ikwiye kuturanga, kugira ibyo tudahuza n'ibi bizahoraho kugeza ku iherezo ry'isi. Ariko ntibikwiriye gutuma tubaho duhangana turebana ingwe. Gerageza umbere udasanzwe, maze nanjye nkube rudasanzwe. Twigire ku birenge bya Kristo Yesu, ari we buye ryo mu mfuruka, rihurizwaho n'inkuta zose. Niwe muhuza w'ibya hose bidahura, ni Yuda ni Samariya, abahuye nawe bahinduka badasanzwe. Nimundeke ndirimbe, nahuye na Mesiya. Kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe, uwahuye nawe ahinduka mushya. Hahandi mwari munsi narahindutse ubundi mushya. Nimundeke ndirimbe, nahuye na Mesiya. Kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe, uwahuye nawe ahinduka mushya. Hahandi mwari munsi narahindutse ubundi mushya. Nimundeke ndirimbe, nahuye na Mesiya. Kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe, uwahuye nawe ahinduka mushya. Hahandi mwari munsi narahindutse ubundi mushya.